turabasuhuje cyane bakunzi ba Humura TV Claudine. Uyu munsi ntabwo bisanzwe, turi mu mudugudu wa Kibaya muri Nyarugunga, aho bakunda kwita Kanombe. Nageze rero mu rugo rwa mama w'amahanga musanzwe mumenyereye. Uyu munsi rero dufite ikirori kidasanzwe. Ndi kumwe n'abantu batari bakeya, muraza kujya mubona kuri screen zacu. Ndagira ngo rero mushimire kuko yatwakiriye, twaje mu rugo iwe. Ahangaha ni mu rugo iwe, mama w'amahanga, twari tugukumbuye cyane. Turishimye rero kandi turanezerewe, turaza kugira ibihe byiza. Imana ibahe umugisha. Reka rero natinze nakire mama w'amahanga, hanyuma aduhereze ikaze mu rugo iwe. Murakoze cyane Claudine, reka ariko tubanze dusuhuzanye. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Meze uteze? Meze neza Urashima Imana cyane nuko. Urumva umeze ute mu mutima wawe? Mva birandenze. Harabona hobeye hano ndarira. Niki cyakurenze se? Amarangamutima yamfashe, numva rwose birarenze. Nese giye kumuhobeye nturire? Oya. N'ubundi nayo ari gutakara kuko amarira yacu twebwe arashoka inyuma. Narize ngo ni nkamwe y'abagabo ngo atemba ajya mu nda. Oya. Ni byiza iyo umuntu ari muri bene se, cyane cyane iyo bakumburanye, emosiyo ziraza. Cyangwa se amarangamutima arazamuka kubera urukumbuzi. Yego. Nanjye rero nishimiye kubakira hano muri uru rugo rwanjye, cyangwa se muri iri cumbi ryanjye. Turi nyine nk'uko bavuze ni umudugudu wa Kibaya, akagari ka Kamashashi, umurenge wa Nyarugunga. Urumva ko nkosoye. Ahangaha niho Yesu anshumbikiye muri ibi bihe. Yego. Navuga ngo niho Yesu anshumbikiye kuko yabishatse ko umusozi umwe nkuvaho nkajya ku wundi kubw'ubutumwa bwiza cyangwa kubw'impamvu ze, arabikora. Yego. Muri iyi minsi rero niho Yesu anshumbikiye, nanjye nifuje kubakira. Mbahaye karibu n'ikaze muri iyi ngando, muri iri cumbi Yesu yanshumbikiyemo, wowe na groupe yawe yose. Ni umugisha kwakira abashyitsi. Ndabizi hari imigisha ndimo mvoma cyane, ahubwo bayikabye. Ndaza guhabwa umugisha kandi namwe murahabwa umugisha. Yego. Kuko ijambo ry'Imana rijya ritubwira ngo aho muzagera hose bakabakira, muzabasabira umugisha. Yego. Inzu muzasangamo umugabo w'umunyamahoro, ngo muzature ngo amahoro n'imigisha bibe muri iyo nzu. Yego. Ubwo rero nanjye nimugenda mwatuye amahoro n'imigisha muri iyi nzu, ntago bizabura kuza. Yego. Ngo kandi ngo aho uzagera naho ntibakwakire, iyo nzu ntugire umugabo w'umunyamahoro uyisangamo. Uzakunkumura umukungugu wo mu birenge byawe, ubasigire wigendere. Icyo gihe nta mugisha bagomba guhabwa. Yego. Kuko batigeze bawakira. Ubu rero jye niringiye kandi namaze kwakira ko umugisha w'Imana nawakiriye ku bwanyu. Amen. Mwiyumvemo ikaze. Yego. Umuntu wese wageze hano yiyumvemo ikaze. Muri iwanyu. Yego. Ubu kano mu kanya kaza kuza haraba ari iwanjye, ariko none aha ni kwa data turi kumwe. Yego. Umwami umwe turamya, Imana Data, Imana Mwana n'Umwuka Wera. Ndabizi neza birabana natwe. Amen. Rero naguhaga ikaze, ariko kubw'urugendo mfite jye ntago ndi buze gutindana namwe. Yego. Twagize ibyago tugiye ku kiriyo. Sorry. Ariko ndabizi muri buze guhabwa umugisha kandi muri buze kugubwa neza. Mama Daddy kandi mama w'amahanga, twaguherukaga kera wari waranyihishe. Sorry, yenda hari umuntu ushobora kubaza ngo mama Daddy se ni izina. Amazina yanjye ku bakunzi ba Humura TV Claudine, nitwa Munganyinka Joseline, nkuko mubasanzwe mumenyereye, mama w'amahanga. Mama w'amahanga. Iryo zina naryiswe n'Imana, kandi natangiye kubibona nyine ko ndi mama w'amahanga. Yego.
vuga ngo natwe turimo. Oya nibi ngibi urabona ko ni ishusho ishushanya kabisa uburyo uri mama w'amahanga. Mama w'amahanga. Yeah. Rero ku bakunzi ba Humura TV Claudine, mama w'amahanga nyine yongeye kugaruka, yenda ntago mwari muherutse kumbona. Wakongera ijwi noneho rwose. Ntago mwari muherutse kumbona. Ariko ndahari ndi kumwe na Claudine. Wow. Namuhaye karibu n'ikaze mu rugo rwanjye na groupe yose. Hari groupe yitwa ngo iki? Iyi groupe yitwa umuryango w'ibyiringiro. Umuryango w'ibyiringiro. Ry'abagize umuryango w'ibyiringiro. Yego. Itsinda rero ry'abagize umuryango w'ibyiringiro mwimvemo ikaze. Kandi umwana uri wabo avuna umuheha kongeza undi. Wow. Ntimuze kugira icyo mubura. Ahangaha tuba dufite protocole nyinshi. N'ukwicaye iruhande ni protocole wawe. Sawa, Imana ibaho umugisha. Okay. Mama Daddy Joseline Munganye nka mama w'amahanga. Murumva ayo mazina? Ayo mazina arakeba ndakurahiye. Reka tumushimire, ntabwo tubashije gukomeza kugumana. Mwumvise ko yababwiye ko yagize ibyago, kandi mu by'ukuri pe twifatanyije nawe mu byago. Imana y'amahoro igendane nawe, kuba atakomeje kugumana natwe ngira ngo ntabwo twabimuterera ibuye. Reka tumubwire ngo Imana igendane nawe, kandi natwe dusigaye hano turabaganirira. Ndabizi ko uyu munsi muri budukunde, turi kumwe n'abana b'abasore, abakobwa, ababyeyi bakiri batoya, umva beza cyane. Uyu munsi muri bubone ibintu bidasanzwe kuri screen za YouTube channel Humura TV Claudine. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha mwese. Reka tuvuge ngo naho mukanya, Imana igendane nawe. Yego. Hello bakunzi ba Humura TV Claudine, twongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza cyane. Nababwiye tujya tuganira ibiganiro ndetse byiza. Hanyuma nshimira abantu mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye. Ibikorwa byanyu byiza n'ukuri turabibona, tukanezerwa, tukumva bikoze ku mitima yacu. Like zanyu, share ndetse na subscribe ku bayikoze, mwese turabibashimira. Uyu munsi rero ntago ndi butinde, ariko dufite disikuru iryoshye. Murabizi yuko hano kuri YouTube channel yacu hacaho kenshi na kenshi ibikorwa bigendanye n'iby'urukundo, cyangwa se guhumuriza abantu bababaye, haba mu ndirimbo, haba guhimbaza Imana. Yes, uyu munsi rero ntago bisanzwe, turi mu mudugudu n'ubundi wa Kibaya, abazi Nyarugunga, hafi na Dodani. Ndi kumwe n'abantu batari bakeya. Uyu munsi ni tariki 12 z'ukwezi kwa 10 2025. Aha, ndi kumwe n'abagize itsinda ry'abanyamuryango w'ibyiringiro. N'abantu twishyize hamwe, twifuza kuba twahuza imbaraga mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, mu buryo bwo gufashanya ndetse no gufasha abandi. Tugiye rero ntatinze, tugiye kureba ku bintu bibiri. Sorry gato, amazina nitwa Evangeliste Claudine. Mba naryohewe nyine, nkumva nyine kwivuga, musanzwe munzi, nkumva atari ngombwa kwivuga. Yego, tugiye kureba ku bintu bibiri. Icya mbere turareba igisobanuro cy'izina umuryango w'ibyiringiro. Icya kabiri turaza kureba intego y'abagize itsinda ry'abanyamuryango w'ibyiringiro. Hanyuma nimbisoza ndahereza ijambo abagize rino tsinda kugira ngo nabo bagire icyo babitubwiraho. Nawe waba uri kutureba cyangwa se uduteza amatwi ukaza kwifuza kuba wajoyininga iri tsinda,
nawe turaza kuguha ikaze cyangwa se tuguhaye ikaze ukurikije ibyo uri buze kumva. niba wumva nyine byakuryohera cyangwa ukumva wagira imbaraga zo kubikora, nawe turaza kuguha ikaze. hanyuma abantu ndi buze kwakira ni abantu icya mbere bafite ikibazo ku byo tugiye kuvuga, icya kabiri ni abantu bafite inyunganizi, icya gatatu ni abantu bafite icyifuzo, icya kane ni abantu bari butange inama. aha reka dusome icyanditswe kidufasha kugira ngo turebe ko twanozanoza neza uyu murongo turiho. ni byiza yuko abaturanyi baturana bahuje. rero twebwe duhujwe cyane cyane n'ijambo ry'Imana. tugiye gusoma icyanditswe dusanga mu Baroma, ni ibice 15 n'umurongo wa 13. hari ijambo rivuga ngo Imana nyir'ibyiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. icyo nicyo cyanditswe turagenderamo, ntabwo turi bugisobanure, ariko nyirizina icyo nicyo cyanditswe kirimo kituyobora muri iyi disikuru turimo. yego, Imana y'amahoro rero ibaho umugisha mu izina rya Yesu. aha muri ibi bintu nababwiye rero tugiye kubanza tubasobanurire ukuri. izina umuryango w'ibyiringiro risobanura itsinda ry'abantu bahujwe n'ijambo ry'Imana, bakaba bahujwe n'urukundo, bakaba bahujwe no kwizera. gatatu, bafitanye icyizere. ntago byoroshye, nidanje kwicara kuri kamera, ntago ari ibintu biba byoroshye. ushobora kubona nicaye ukagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko kameramani yari ariho ambwira ngo njye mbareba, reka nanjye mbarebe. twari turi kubabwira kimwe, icya mbere kigize igisobanuro cy'ijambo umuryango w'ibyiringiro. ngira ngo ibyo navuze ntabwo ndi bubisubiremo. kane, bishingiye ku Mana. umuryango bivuga abantu babana nk'abavandimwe. umuryango iryo jambo ryonyine bivuga abantu babana nk'abavandimwe. ubwo tugiye kugenda noneho neza twitonze. mu by'ukuri ibi bintu uri kubivuga nyine abanyamuryango bahari, ariko nawe uri kutureba birashoboka ko wagira ikibazo ukazatubaza, ariko nawe abanyamuryango mu kanya baraza kugira ibyo batubaza. icyitonderwa, bafashanya kandi bafitanye ubumwe. icya kabiri, ibyiringiro. ibyiringiro ni ukuvuga ngo tuvuye ku muryango tugiye noneho ku byiringiro, kubera ko izina riravuga ngo umuryango w'ibyiringiro. ibyiringiro bivuga ko ejo hazaza ari heza no gukomeza kwiringira Imana mu bihe byose. ibyiringiro nicyo bivuze, nicyo bisobanuye. ubu ni ukuvuga ngo tumaze kuvuga ijambo ry'umuryango, dusorejeho nanone ku byiringiro, umuryango w'ibyiringiro niko izina ry'iri tsinda ryitwa. haba mu byiza cyangwa mu bigoye,
dore uko wasubiza umuntu akubajije ibyiringiro cyangwa se akubajije umuryango w'ibyiringiro, nyine akakubaza ati nsobanurira mu by'ukuri ibyo uri kuvuga ni ibiki. Izina umuryango w'ibyiringiro rishingiye ku byiringiro byo kwizera Imana no gutegereza ibyiza izakorera ubuzima bw'abantu bayo. Ngira ngo ako ngako karasobanutse. Kabiri, rishingiye ku gufashanya no gufasha abandi nk'abavandimwe. Ko turacyari kuri rya zina ry'umuryango w'ibyiringiro, turacyari ku gisobanuro cyabyo. No gutanga icyizere ku bandi. Bityo ni itsinda ry'abantu bihuje kugira ngo bakomezanye mu kwizera no gusabana no gufashanya, bagamije kubaho bafite icyizere giturutse ku Mana. Cy'izina umuryango w'ibyiringiro. Ngira ngo ubwo igice cya mbere turagisoje mu bice bibiri nari nababwiye. Aha hari mu gisobanuro cy'izina umuryango w'ibyiringiro. Mu gice cya kabiri nababwiye rero tugiye kureba noneho intego y'abagize itsinda ry'umuryango w'ibyiringiro, intego yabo. Icya mbere, bakomeza ubwizerane n'icyizere gishingiye ku Mana no muri Kristo Yesu, kugira ngo buri wese akomeze kubaho afite ibyiringiro bizima bifite intego. Mwabyumvise? Aha. Icya kabiri, turi ku ntego y'abagize itsinda ry'umuryango w'ibyiringiro. Icya kabiri, agomba kuba isoko y'ihumure mu bantu, akarangwa n'urukundo. Icyo ni ikintu cya kabiri umunyamuryango w'ibyiringiro agomba kuba afite muri we, akaba ari intego. Akaba agomba kubaho afite icyo kintu. Agomba gutera abandi imbaraga no kubafasha mu buzima bwa buri munsi. Abantu muri mu gikoni mutuzanira ibiryo turye, bimeze bite ko mutazana ibiryo ngo turye? Mutuzanire. Ahangaha turi mu ihuriro kandi tugomba no kurya, namwe muze tubahe. Dukeneye kurya, naye ndashonje. Ngiye nkunda kurya utazagira ngo mbaye gutya ndarya, ariko nkunda akanyama. Ubwo niba batagatetse nyine nanjye ndaba mbihombeyemo. Icya gatatu, mu ntego y'abagize itsinda ry'umuryango w'ibyiringiro, agomba gukundisha abandi Imana. Ndibuka nyimara kugeza bamwe ku iki gitekerezo, nyimara kukibagezaho, agomba gukundisha abandi Imana no kubibutsa ko ibyiringiro biri muri Kristo. Agomba kwerekana ibikorwa byiza mu magambo ko Imana ariyo soko y'ibyiringiro by'ukuri. Hari ukuntu abantu bamara kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza cyangwa bakamenya ubutumwa, barangiza bakabyihererana, ariko umuntu ubarirwa muri uyu muryango w'ibyiringiro, muri iri tsinda ry'umuryango w'ibyiringiro, agomba kuba afite ibi bintu ndi kubabwira mukurikiranye.
icya kane agomba gufashanya no guteza imbere ubuzima bw'umwuka mu buryo bwo gusabana n'Imana. Muri iyi minsi abantu baretse gusabana n'Imana, kandi ntabwo Imana ishobora kugukoresha udafitanye ubusabane nayo. Rero iyi ni ingingo igaragaza neza umuntu wahisemo kuba yaba mu itsinda ry'abagize umuryango w'ibyiringiro, kuba iyi ntego iba iri muri we, akaba agomba kuba yumva ko agomba kugirana ubusabane n'Imana, kuko iyo utagize ubusabane n'Imana ntabwo umenya uburyo ushobora gutanga amakuru agendanye n'ubwami bw'Imana cyangwa se no kwagura ubwami bw'Imana. Kuko kwagura ubwami bw'Imana harimo ibintu byinshi, harimo guhumuriza abantu, harimo kugaburira abantu, harimo kwambika abashonje, harimo gusura abantu, harimo gusenga, harimo mbese kwagura ubwami bw'Imana biri mu buryo butandukanye. Iki kintu rero ni ukuvuga ngo uri mu itsinda ry'abagize umuryango w'ibyiringiro kigomba kuba kiri muri we ndetse akanakiyumvamo. Agomba kugira ubumwe, gusangira n'abandi ibitekerezo, no gusengera hamwe, no gushyigikirana mu mibereho. Hari uburyo umuntu yumva yuko yakijijwe akumva ko ibyo ngibyo bihagije, akumva niba ari mu itsinda runaka, ari muri korari, ari muri church se, ari mu itsinda nk'iri turimo, akumva yuko atagomba gufata ibitekerezo bye ngo abisangize abandi. Oya, ntabwo twebwe ariyo ntego yacu y'abagize rino tsinda ry'umuryango w'ibyiringiro. Abagize iri tsinda bagomba kuba bafite icyo kintu, bagomba gusangira ibitekerezo. Niba umuntu afite igitekerezo nibyo mushyigikire, kandi nawe uvuge rwose nta kintu bitwaye. Yes, abashyitsi mukomeza kuza rwose, dukomeje kubaha ikaze, turi ku meza turimo turarya ibintu n'uburyohe hano iwacu i Kanombe, bimeze neza cyane. Reka tujye ku kintu cya gatanu. Kimwe mu ntego y'abagize umuryango w'ibyiringiro bagomba kuba bafite. Tuguhaye ikaze mutumishi wa Bwana, karibu cyane, karibu sana. Yes. Tugeze ku kintu cya gatanu. Umuntu uri mu itsinda ry'umuryango w'ibyiringiro agomba afite muri we nk'intego. Agomba kuba icyitegererezo. Munkurikira aha hantu, agomba kuba icyitegererezo mu mico, mu bikorwa, mu rukundo, gusura abarwayi no gutanga ubufasha ku bantu babukeneye. Mwabyumvise? Ikintu cya gatanu kigomba kuba mu ntego cyangwa se umuntu agomba kuba afite ari mu muryango w'itsinda ry'umuryango w'ibyiringiro, ni icyo ngicyo. Rero ntabwo ndi butinde, navuze yuko ndi buhereze abagize itsinda bamwe na bamwe bumva wenda hari icyo babivugaho bakabivuga. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha. Ni ukuvuga ngo duhaye ikaze ku muntu wese wumva yajoyininga iri tsinda. Twari turagira ngo tubigaragaze ku mugaragaro, kuko ni itsinda ryiza rizafasha abantu mu buryo bushoboka, ndetse rigasura abantu baba barwaye, ndetse n'itsinda rishingiye kubanza kwiyubaka bo ubwabo, bamara kwiyubaka bakabona bagafasha n'abandi, ariko nibura bafite icyo baheraho. Nibyo rero narindiho mbabwira uyu munsi wa none. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Rero uyu ni umwanya mwiza ngiye kwakira abanyamuryango bagize itsinda ry'umuryango w'ibyiringiro, ariko mbere yuko mbakira bakabaza ibibazo, ndagira ngo mpereze microphone umwanditsi wacu atubwire ese abanyamuryango bamaze kuba
bamaze kuba nk'abangahe ku buryo nyine natwe turi kurarika abandi kugira ngo baze badufashe kuko turi mu gikorwa cyiza ndetse abantu bamwe bananiwe gukora muri iyi minsi ya none yemwe baba ari abakijwe cyangwa abadakijijwe ni ukuvuga ngo habayeho umwuka wo kwikunda gusa nta muntu wifuza kuba yasangira n'undi ndetse hari n'igihe n'umuntu arwara ugasanga yaheze mu bitaro ugasanga yabuze umuntu umusura. Reka nakire rero umwanditsi wacu hanyuma atubwire uko bimeze. Murakoze cyane Christine, reka nkwakire, akira microphone. Ndabanza kubasuhuza abakunzi ba Humura Claudine TV. Jewe nitwa Mugwaneza Christine, ndi umwanditsi w'itsinda ry'umuryango w'ibyiringiro. Turimo nk'uko umuyobozi wacu mukuru Evangelist Claudine yabibabwiye, mwagiye mwumva intego zitandukanye, ubusobanuro bw'umuryango turimo. Rero tumaze kuba umuryango mwiza urimo abantu bagera hafi 20, ariko tukaba tugifite icyifuzo cyo kugira ngo uyu muryango urusheho kwaguka bitewe n'uko twifuza kugera kure cyane. Murakoze cyane. Nari maze kubivugaho ariko reka mbisubiremo. Tumaze kugera hafi y'abantu 20 pe bitabira. Murakoze cyane. Abakunzi ba Humura TV Claudine ndetse n'abandi mudukurikira, ngira ngo ikiganiro twe twabateguriye ni icyo ngicyo uyu munsi wa none ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025, ariko kandi tukaba twifuza yuko uyu nguyu cyangwa se iri tsinda ryazaguka mu buryo bushoboka. Rero turifuza ko umuntu rwose wazakenera kuba yajoininga iri tsinda, hasi dushyiraho nimero zacu, mwazaduhamagara cyangwa se mukaduha ibitekerezo, mukaduha inyunganizi nkuko n'ubundi namye mbivuga. Abo turi kumwe bo tugiye gukomeza tubijyemo, ariko reka mbabwire ngo akaryoshye nigahora mwitama. Mu by'ukuri twahuye tungana uwo mubare bababwiye, twifuza gukora ibintu bimwe mu byagiye binanira abantu bamwe, kandi iyi si ya none ikeneye. Mu by'ukuri reka mbabwire, iyi si ya none ikeneye abantu bayituye, bakeneye urukundo, bakeneye ijambo ry'ihumure, kuko abantu benshi murabizi yuko babayeho ariko bamwe bameze nk'abarakare, abandi nibavuga, abandi baba barashaririwe, mbese mu yandi magambo abantu bararakaye. Rimwe na rimwe bahura n'abantu bakabakomeretsa, ubundi umuntu akaba mu kibazo akabura umuntu wamuhumuriza. Ariko ndashaka kubabwira ko iri ni itsinda rihagurutse kugira ngo rikora imirimo imwe n'imwe. Mu by'ukuri Pawulo yabivuze neza, ntago ari twe twishobozwa, ni Kristo wenyine udushoboza. Rero turabararikiye kugira ngo abashoboye muzadufashe, muze tubane muri iri tsinda. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kamubwire ngo akaryoshye nigahora mwitama. Bye bye, ndabasuje kandi ndanabasezeye.